kana subscribe kuri ino channel urebe video yose uyisoze udatarukije kugira ngo utagira ikintu na kimwe uri bucikwe. Biroroshye cyane. Hello guys, nshuti bakunze komeza kubana ahangaha umunsi kundi ndabashimiye cyane muri abagaciro. Tudatinze rero giye kuba nabereka uburyo bwo kuba wafungura account ya Airteam ukabasha kwishyurwa kuri Binance kandi kiza cya Airteam. Da verification isaba kandi mu gukata bakata amafaranga makeya ugereranyije nayo bakata kuri Binance. Binance bakata 0.5 mu kubikura, ariko Airteam ikata 0.25 mu kubikura. Urumva ko ni nziza cyane. Tudatinze rero tugiye kuba twatangira twiyandikisha mu buryo bworoshye. Urahita ukanda kuri iyo link, uraza kuyisanga muri comment, uhite utangira wiyandikisha. Rero ni ibintu byoroshye, muri comment urayisangamo kugira ngo nawe utangire kuba wakiyandikisha, cyangwa uze kugenda muri description naho iraza kuba irimo. Rero ukimara kuba wakanda kuri iyo link rero uza gusanga muri comment, urahita ugera ahangaha. Ukimara kuba wagera ahangaha urategerezaho gatoya birodinge. Bikimara kuba byarodinga urahita ugera aho kwiyandikisha. Urabona ko umuntu agutumiye arahita aba successful. Urabona ko ahangaha ikintu gisigaye, urabona ko bari kuhita batubwira ngo create an account, fungura account. Urabona ko ni ibintu byoroshye cyane. Ikintu cya mbere nugera ahangaha uza gukora, urahitamo ahanditse personal, ariko haraza kwihitamo, nurangiza uhitamo igihugu cy'u Rwanda. Numara guhitamo u Rwanda, aho ngaho kize aga fresh, ubanze uhituza aho hasi handitse continue. Nugira aho hasi handitse continue, urakanda kuri continue kugira ngo dutangire twiyandikisha, usuzume ko wayemeje kuri personal. Urabona ko ni ibintu byiza kandi bikora neza. Ikintu uri bukora uhita ukanda kuri Google, aho ngaho kuri Google kugira ngo utangire wiyandikishe ukoresheje Google. Ukimara gukanda aho ngaho kuri Google rero bahita bakugeza ahangaha, hahita hajyamo email ukoresha, cyangwa uhitemo email ugiye kuba wakoresha. Hasi wandikamo password ugiye kuba wakoresha kuri Airteam account yawe. Uze kureba neza ko utwo tuntu twose twivivuye, kuko kugira ngo twivivure bisaba ko ufitemo password ikomeye. Nurangiza ahanditse confirm password urongeshemo password ikomeye. Ahanditse first name urashyamo amazina yawe ahura nari kwiranga muntu. Aho kabiri handitse last name urashyamo izina ryawe rya kabiri riri kwiranga muntu. Ahanditse second last name urashyamo rya zina rya kabiri riri kwiranga muntu. Nurangiza rero nugira ahangaha, ikintu gisigaye no gukora verification. Gukora verification rero ni ibintu byoroshye cyane. Tugiye kubanza dukora aka verification mbere na mbere. Ahangaha rero urabona ko yari yashyizemo izina nabi, yari yibeshyeho gato mu kwandika izina. Niyo mpamvu uza kubanza gusuzuma neza ko byanditse nk'uko byanditse kwiranga muntu, kugira ngo bizahure n'ibyanditse kuri mobile money ugiye uzaba ugiye kubikora amafaranga yohereza kuri mobile money. Tudatinze rero tugiye gukora ino verification isuzuma neza kugira ngo ko turi abantu nyine, ko tutari robot, kugira ngo tubashe kuba twakoreramo amafaranga cyangwa tubashe kuba twabikuza tugeraho kuri mobile money. Iyi verification umuntu wese uza kuyigeraho ntize kumunanira. Iyi verification zoroshye, ugize ikibazo waza kwandika muri group tukagufasha. Link ya WhatsApp urayisanga aho ngaho. Ikintu uri bukore rero, urashyira urutoki kuri kano kantu k'icyatsi urimo kureba, nurangiza ugakandeho. Numara kugakandaho urahita utegereza, urakanda kuri ako kantu kari hariya ugakandeho utegereze gatoya. Ukimara gutegereza rero urahita ugera ahangaha. Ikintu kizaba gikurikiye no gukora verification. Urafata ushyira urutoki kuri utuntu tw'udutatu uri kureba aho ngaho duhagaze tw'icyatsi, ushyira urutoki rwawe rugumishe. Nurangiza ugenda urusunika urebe twa tuntu tubiri dusa uduhuze nk'uku nguku agiye kuba yaduhuza. Narangiza kuba yaduhuza, urabona ko ari mugenzi wayo ndimo gufasha. Urabona ko turimo turavugana kuri WhatsApp mufasha kugira ngo namwe mwese miberekereho kandi mubashe kuba mwasobanukirwa. Ukimara gushyiraho urutoki rero urabihuza neza. Nurangiza ko urutoki urekure, urabona ko verification iba verification successful. Urabona ko bise bikunda. Ikintu uri bukore rero nugera ahangaha, urabona aho handitse create account. Ukimara kubona aho handitse create account, ikintu cya mbere uri bukore ni ugukanda aho handitse create account. Rero ukimara gukanda kuri create account, uraba ugiye gufungura account kugira ngo ubashe kuba wafungura account imeze neza, ishobora kwemererwa peer to peer ikaba yakunda. Urategerezaho gato birimo birarodinga. Iyi account ushobora kuba wakohereza amafaranga ahantu hose kuri isi, haba ku ma Binance ndetse no ku ma platform cyangwa ama deposit cyangwa andi machain atandukanye. Ushobora kubasha kuba wakoherezamo amafaranga akagenda nta kibazo muri Trust Wallet ndetse n'ahandi hatandukanye. Ubona ko ni account ikora neza kandi ikora ibintu neza. Twese turayikoresha, tuyifitemo uburambe, ndetse n'abatarayikoresha nabashishikariza kuba bayikoresha kuko ni account imeze neza. Wabanza ugasoma amategeko n'amabwiriza ayigenga, cyangwa nawe ugakora ubushakashatsi bwawe mbere yuko uyikoraho. Ariko hano harimo uburyo bwinshi nzabasha kuba nawe basobanurira neza cyane. Rero ukimara gutegerezaho
gatoya barahita bakugeza aha ngaha bakubwira ngo ushyiramo kode y'imibare 6 bakohereje kuri email kugira ngo account yawe ifunguke kinyamwuga. Urabona ko ni ibintu bikora neza. Ikintu cya mbere uri bukore rero numara kuba baguhereza ibi ngibi kugira ngo ushyiremo kode uribaza ngo urayikura, kode yoherejwe kuri email urahita isohoka ujye kuri Gmail account yawe. Kimara kugera kuri Gmail account yawe urahita ubona kode bakohereje, uretse ko connection ziba zishaka kugenda gakeya ariko birihuta ntabwo biri butinde nta kanya gatoya. Rero icyo ngusaba wowe ukanda subscribe, kandi iyi ngiyi no account ya Airtel ushobora no kubasha kuba umupia to pia nkuko Binance ibigenza, ukaba wamupia to pia nawe ukabasha kuza wakira amafaranga ukabavunjira ukaba umwagent wo kuri online nkuko Binance ibigenza cyangwa OKX. Ukimara kugera kuri Gmail urabona ko password Airtel yamaze kuba yatugeraho, urahita ukanda kuri iyo email cyangwa iyo kode batwohereje. Nitumara kuba twayigeraho turebe kode batwohereje. Kode y'imibare nkuko uyireba imibare 6. Ikintu uri bukore urayikandaho ugumishaho urutoki, nurangiza ukande copy cyangwa uyifate mu mutwe, bya byiza uyifashe mu mutwe. Numara kuba wayifata mu mutwe rero urahita ugaruka inyuma ugende kuri ya platform cyangwa hamwe ugiye gushyiriramo ya kode bagusabye kugira ngo basuzume neza ko Gmail ari yawe koko, ibintu byose niba bihura kugira ngo barebe neza ko nta busambo buzigera bubaho, abari kugira ngo turinde umutekano. Rero nugira ahangaha nkuko uri kubireba, ikintu gisigaye no gushyiramo kode yawe kugira ngo dutangire twiyandikisha bibe successful, account yacu yemerwe kuba yahembwa cyangwa yakakira amafaranga kuri mobile money. Nkuko bireba ubu ngubu turimo turashyiramo za kode nkuko nari nabikubwiye, za kode batwohereje kuri Gmail. Tukimara kuba twazishyiramo rero tuhita dukanda confirm kugira ngo tubashe kuba twagira twaba verification cyangwa verified kuri Gmail ku buryo twabasha kwakira amafaranga yacu kuri mobile money. Tuhita dukanda confirm, bimara kuba confirm duhite tugera ahangaha. Rero nugira ahangaha niho hakunda gucanga abantu benshi cyane ugasanga birabagoye. Wowe icyo usabwa ni uko wakanda wanditse address 1. Address 1 ikunda kugura abantu, address 2, city 2, postal code, ibintu bikunda kugura abantu cyane. Rero amazina yawe yo araza guhita yizanamo kuko wari wayujuje, uze awanditse address 1. Address 1 rero ikintu uri bukore uraza wandikemo igihugu cyawe, nimba uri mu Rwanda urahitamo Rwanda, nimba uri mu Burundi urahitamo Burundi, nimba uri Kongo urahitamo Kongo, nimba uri muri Amerika urahitamo muri Amerika, bitewe n'igihugu cyawe aho uraza gushyiramo igihugu cyawe. Ibintu byose cyane aho ngaho hambere kuri address 1 urashyiramo igihugu cyawe. Ugere aha kabiri, address ya kabiri urashyiramo akarere kawe utuyemo kugira ngo bamenye neza aho uherereye. City ku bantu batuye Kigali muraza guhitamo umujyi wa Kigali, ariko mu bantu muherereye muri Nyamagabe uraza kongera ushyiramo akarere kawe, cyangwa abantu batuye mu ntara muhitamo akarere kayo. Nimba uri Rusizi urashyiramo Rusizi nkuko bimeze nyine aho ngaho. Uturere twawe nitwo twibandamo, keretse by'umwihariko ku bantu bari mu ntara umujyi wa Kigali nibo bashyiramo umujyi wa Kigali. Nugira ahangaha rero handitse state uraza kuba wahitamo Gikongoro. Rero aho hasi handitse namba uraza uhitemo igihugu cy'u Rwanda kugira ngo nomero ize kuba yagendamo neza cyane ihura n'igihugu cyawe. Nimba uri Burundi uhitamo Burundi, nimba uri Kongo uhitamo Kongo. Nurangiza uze aho ngaho handitse igihe wavukiye uhitemo igihe gihura n'ikiri ku irangamuntu yawe. Ni ibintu biba byoroshye cyane, ugomba guhitamo ibintu bihura neza n'ibiri ku irangamuntu kugira ngo utazagira ikibazo mu kubikuza akaba hazamo ikintu kidahura n'ikindi. Urabona ko dushyizemo uturere twacu, dushyizemo akarere atuyemo ariko ka Nyamagabe. Nurangiza rero kuba wabikora wanditse postal code urashyiramo 005. Postal code rero ikunda kugura abantu, nizere ko nawe aka kantu ukamenye. Ahangaha rero handitse Rwanda uratangiza 7 ushyiremo nomero yose, ntutangize 07, uratangiza 7 ushyiraho nomero yose kandi kizakoresha simukadi ya MTN. Nurangiza uzurebe aho handitse birthday. Handitse birthday urashyiramo imyaka ihura niyo kwirangamuntu, ushyiraho itariki ihura niyo kwirangamuntu, ushyiraho n'ukwezi kuri kwirangamuntu. Ntugendere ngo wavutse iki gihe n'iki kuko ngo navutse muri iki gihe ngo niyo mpamvu ushyiraho ibi ngibi. Oya, wowe ushyireho ibihura n'ibiri kwirangamuntu kugira ngo utazagira ikibazo mu kuba wabikuza. Numara kuba wabyuzuza byose rero ikintu kiba gisigaye ni ugusuzuma neza ko ibyo bintu wabikoze. Nurangiza hari handitse state ubonye ko dushyizeho Gikongoro. Nimba uri Gitarama urashyiraho Gitarama, nimba uri Rusizi urashyiraho Cyangugu, nimba uri Nyamasheke urashyiraho Cyangugu, nimba uri Kigali urashyiraho Kigali, nimba uri Huye urashyiraho Butare nkuko bimeze, icyo bita Prefecture Sake. Numara kubisuzuma neza urahita ukanda verify, uhita uvuga ngo save address. Izi ni address zikuranga nyine aho utuye ugomba kuba wasavinga. Urabona ko ndimo kumufasha kuri WhatsApp kugira ngo dusobanukirwe twese
twese tubashe kuba twabikora neza kandi dukore business kinyamwuga, tubikore fresh kandi ibintu bikomeze kugenda neza. Urabona ko gutya account yacu imaze kuba created, account yacu imaze kuba yafunguka. Urabona ko kuri balance yacu dufiteho 0. Ikintu gisigaye no gudownloadinga application ya Airteam, amara kuyikora kuri Play Store ugahita winjira ugakora login ukoresheje ya email ndetse na ya nomero wari ufite. Wamara kuba wabikora byose ugahita uyinjiramo kugira ngo ubikore neza, wakoresha application noneho iyo wamaze kuba kwiyandikisha. Ikindi kintu hano bari kugusaba ni uko washyiramo ngo ifoto yawe ikuranga, bya byiza uyishyizeho ubaye ubishaka, ariko hari n'akandi kantu nzabigisha ko bita auto withdraw, abantu benshi ntabwo bakazi, kandi ko nzakabasobanurira. Kandi ibi ni ibintu bikora neza, ukaba wakira kuri mobile money ku bantu bifuza ko mu peer to peer aha ngaha byose birashoboka. Icyo usabwa ukana subscribe, aka kantu nizere ko kagufashije. Nimba kagufashije ibuka gukanda like kuri ino video kugira ngo igere ku bantu benshi, unasharinga inshuti zawe kugira ngo zibashe kumenya uburyo zafungura Airteam account mu buryo bwa international, nawe ukazubasha kubikuza no kohereza amafaranga ahantu hatandukanye kuri chain cyangwa exchange zitandukanye cyangwa ku ma wallet atandukanye, kuko yishyura amakibuto atandukanye ndetse n'amafaranga atandukanye. Ikora nka exchange, yishyura peer to peer. Bye bye, mugire byiza, ciao ciao. Kanda subscribe kuri ino channel urebe video yose uyisoze udatarukije kugira ngo utagira ikintu na kimwe uri bucikwe. Biroroshye cyane.